Mbanje kubashimira abakozi ba Pilot Rwanda aho muherereye mu nce zitandukanye z'isi yose, nkomeze mbifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose. Nkuko mumaze kwimenyera ni Pilot Rwanda tujya tubagezaho amakuru menshi abagiye atandukanye, amakuru abayibanda ku myidagaduro, imikino ndetse n'andi yose abagenda cara gusa nanone tubagezaho andi makuru abavugwa no mwiyobokamana. Tutabatindiye rero, Kristo Yesu akuzwe. Abakunzi ba Padiri Obaridi ubu ngubu akaba arwaye icyorezo cya coronavirus cyangwa umugera wa corona virus cyangwa COVID-19. Iki cyorezo rwose bakaba bamaze kukimusangamo. Ibi kandi byatangajwe biciye kuri page ye ya Facebook asanzwe acishaho isengesho rya rozari buri munsi, ariko hari hashize iminsi irenga 3 dore ko yaherukaga gucishaho iri sengesho kuwa 17 z'uku kwezi, ariko ubu ngubu bikaba byagaragaye ko arwaye icyorezo cya coronavirus bicishijwe ku rukuta rwe rwa Facebook asanzwe asengeraho. Reka tubagezeho iyi nkuru yose uko yakabaye. Padiri Obaridi Rugirangoga uzwi mu bikorwa byo gusengera abarwayi yanduye coronavirus, aho ubu akomeje kwitabwaho n'abaganga. Ibi kandi bikaba byatangarijwe ku rukuta rwa Facebook rwa Padiri Obaridi, aho yaramaze iminsi anyuza imbona nkubone amasengesho ya rozari, agakurikirwa n'abantu batandukanye bamukurikira kuri urwo rubuga. Ubutumwa bwanyujijwe kuri urwo rukuta bugira buti: tubiseguyeho ko hashize iminsi na rozari Padiri Obaridi arabasaba amasengesho yanduye coronavirus, ntabwo ameze neza, ari guhabwa ubufasha bwose bushoboka kandi ari kwitabwaho n'abaganga ngo yoroherwe vuba. Mu gihe azongera kumererwa neza azahita asubukura rozari kuri Facebook. Hagati aho mukomeze kumusengera. Ntabwo hatangajwe igihe Padiri Obaridi amaze arwaye cyangwa uburyo yayanduyemo. Ku rukuta rwe hagaragaragaho ko aheruka kuhavugira rozari kuwa gatandatu tariki ya 17 Ukwakira 2020. Padiri Rugirangoga Obaridi yamenyekanye cyane kubera ibikorwa by'isanamitima n'ibindi byiganjemo ibyo gusengera abarwayi bagakira. Amaze imyaka irenga 32 yarihaye Imana, aho kuri ubu ari umupadiri muri diocese ya Cyangugu, ariko agakunda kuba ari no mu bindi bice by'igihugu aho aba ategerejwe n'abantu benshi ngo abasengere. Yavukiye ahahoze ari muri prefecture ya Cyangugu mu ntara y'Uburengerazuba, komini ya Karengera, muri segiteri ya Rwabidege, muri paruwasi ya Mwezi, hari muri Gashyantare 1955. Yize amashuri abanza i Rwabidege kuva mu 1962 kugeza muri 68. Ayisumbuye yayigiye mu iseminari no yitiriwe Mutagatifu Pio wa 10 i Nyundo kugera mu 1973, aho yaje kwirukanwa azira ubwoko bwe ajya kuyakomereza i Burundi. Yagarutse mu Rwanda mu mwaka wa 1978 aza gukomereza mu iseminari nkuru ya Nyakibanda. Yahawe isakramento ry'ubusaseridoti tariki ya 22 Nyakanga 1984. Abuherwa Imwezi. Yemeza ko yabaye padiri kuko yumvise ijwi rimusaba kwigisha urukundo mu Rwanda. Yaje kurokoka jenoside yakorewe Abatutsi, ariko benshi mu muryango we barimo na nyina barishwe. So umubyara we yishwe mbere ahagana mu mwaka wa 1970 azira ko yari Umututsi. Mu mwaka wa 2005 Padiri Obaridi yagizwe umurinzi w'igihango kubera uruhare yagize mu gutangiza gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge yatangije muri paruwasi ya Mushaka, ikaba yarabyaye imbuto nyinshi mu baturage ndetse inarenga imbibi igera no mu zindi paruwasi. Reka dukomeze tubagezeho isengesho Padiri Obaridi aheruka kugezaho abanyarwanda bamukurikira ku rubuga rwa Facebook. Turabagezaho agace gato kuko isengesho ryose ni rirerire, ni isaha irenga, ariko turagerageza tubagezeho agace gato kugira ngo mwumve bimwe mu byo yavugaga ubwo yavugaga rozari ndetse asenga. Uyu Padiri Obaridi rero akomeje kwitabwaho n'abaganga, kandi tukaba tubwira
abakunzi be ndetse n'abamukunda bose ko bamusengera nk'uko ari kubibasaba, ubundi akazakira akagaruka agakomeza gusengera abantu nk'ibisanzwe. Ni Pilot Rwanda nk'ibisanzwe. Reka dukomereze kuri Padiri Ubald. Ushize nababwiye rwose ko kugira ngo dushobore gukira tugomba kubigiramo uruhare. Ntabwo no kuvuga gusa ngo ndaje ndasenze, usenga mu kinyoma, usenga udashaka guhinduka. Cya kimuga barakizanye, bageze imbere ya Yesu basanga neza badashobora kumugeraho, kandi bari babaye bavuga bati nitumugera imbere ikimuga cyacu kirakira. Sibwo buri inzu, reba uko kwemera, buri inzu barashenye baciyemo umwobo, icyo kimuga kirabyemeye mu ngobyi, barakimanuye. Noneho n'imbere ya Yesu, Yesu abonye ibyo bintu tekereza uko yabyifashemo, ati ibi ni ibiki? Ariko areba uko kwemera ibintu bakoze, ati ibyaha byawe urabikijijwe. Ari nabyo nababwira umukiro wa mbere mu mutima. Erega niyo ishapure duhisenga tugamije ngo abantu bahinduke, naho ubundi indwara zindi abaganga barari bicara basikiza, nanjye njya kwa muganga, ariko noneho hakaba n'izo Yesu akiza zari zarananiye abaganga wenda, kugira ngo abantu bemere bakire ku mutima. Ari nacyo gituma nyavuga nti abantu mukize ntimukajye muceceka, mujye mubivuga, kuko bifasha abasigaye kwemera. Ntukajye ubigira umwihariko wawe ngo ubigire amabanga, kandi Yesu akugenderera kugira ngo ujye kumuhamya. Kera za ambulance zitaraba nyinshi, ubu bisigaye byoroshye kuko umuntu ararwara akaba ari ambulance, bagatuma ambulance ikaza ikamutwara. Ariko mbere mana barahekaga mu ngobyi umubyeyi ukubwe n'inda. Noneho abagabo baramuhekaga, ariko hakaba n'umugore umuherekeza kugira ngo yenda bikomereye mu nzira uwo mubyeyi afashe uwo mugenzi we kubyara, kuko arimo n'ababyariraga mu nzira. Bikira Mariya rero ameze nk'uwo mubyeyi wabaga uri inyuma y'abahetsi. Bikira Mariya ari inyuma y'abo baguhetse, akuri inyuma nk'uwo mugore wabaga uri inyuma y'abo bahetsi. None tuvuge rero kubwo baguhetse bakujyanye kuri Yesu, ariko araguherekeje. Nagera imbere ya Yesu aravuga ati dore arwaye atya, ameza atya. Yesu arakubwira ati fata ingobyi yawe utahe. Ariko rero nyine koko hano hakomereye, biba bikomereye, urayifata ute? Harimo abanga kuyifata kubera ko baranze guhinduka. Ariko Yesu arakubwira ati fata ingobyi yawe utahe. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. I believe muri Mana Data ushobora byose uri mu ijuru n'isi, ndemera n'umwana cyane Yesu Kristo umwami wacu, samurwa n'umutatu bakagerwa na Bikira Mariya, akaba ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, akabambwa ku musaraba bakagera mu ijuru, ku munsi wa gatatu akazuka akajya mu ijuru. Ndemera mutagatifu na Kiliziya Gatolika ntagatifu n'urusengero rw'abatagatifu nuko abanyabyaha bakizwa, ko abantu bazazuka ukazabiteka. Amen. Glory be to the Father, and the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, it is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is blessed are you among women, blessed is the fruit of whom Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray
pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, blessed is the fruit of whom Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Ndakuramutsa Mariya, ujine murana n'Imana, ujagure bose umugisha na Yezu umwana wabyara arasingizwa. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, tubare ibyaha byacu turinde umuriro w'iteka, igarurire abantu bose kandi Lead uzire mu all nzira souls y'ijuru. to heaven, especially Cyane impuhwe those zawe most in maze need woroze of mu thy purgatori mercy. n'iz'abanyabyaha b'isi yose. The first joyful mystery, the Annunciation. Marika Gabriel abwira Maraka azabyara umwana w'Imana. What is this first mystery? We try to remember how God has been so good to us in our life. And then we become grateful because of many, many goods done to us. Ni akanya ko kuzirikana ku bintu byinshi Imana yagiye itugirira mu buzima bwacu, tukayishimira, hama ubundi tugakomeza dusenga twizeye tuti uko yatugiriye neza n'ubu ngubu yiteguye gukomeza kutugirira neza. Jesus is healing. Swollen right foot, right leg swollen. Your right leg and foot is swollen. You are healed. Umuntu arimo arakira ikirenge cy'iburyo n'ukuguru kw'iburyo kubyimbaganye. And Jesus is healing right hip. Kandi Yesu arimo arakiza itako ry'iburyo. And Jesus is healing knees bones. Umuntu wabaraga amagufa yo mu mavi ntiyashoboraga kugenda, umuntu arakiza. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ndakuramutsa Mariya, ujine mwana n'Imana, ujagure bose umugisha na Yezu umwana wabyara arasingizwa. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Ndakuramutsa Mariya, ujine mwana n'Imana, ujagure bose umugisha na Yezu umwana wabyara arasingizwa. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Ndakuramutsa Mariya, ujine mwana n'Imana, weje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara arasingizwa. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Ndakuramutsa Mariya, ujine mwana n'Imana, weje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara arasingizwa. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Ndakuramutsa Mariya, ujine mwana n'Imana, weje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara arasingizwa.
sinners, now and at the hour of our death. Amen. Akuramutsa Mariya wujine murana n'Imana, abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Akuramutsa Mariya wujine murana n'Imana, abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Akuramutsa Mariya wujine murana n'Imana, abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Akuramutsa Mariya wujine murana n'Imana, abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Akuramutsa Mariya wujine murana n'Imana, abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Oh my Jesus, tubare ibyaha byacu turinde umuriro w'iteka, garuza abantu bose kandi Lead tujye mu all nzira souls to y'ijuru, heaven. Help us cyane cyane wite ku especially bakeneye those impuhwe most zawe, in maze need uhore of ziri mu mercy. purgatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Amen. The second joyful mystery, the visitation, kirimo ajya gusubiza Elizabeth mutagatifu. And it is now time to forgive and to ask for forgiveness and be merciful. Jesus said to the paralyzed, "Your sins are forgiven." The first healing is spiritual one. If we don't forgive sincerely and being merciful, if we don't ask for forgiveness sincerely and being merciful, we can't be healed. This is very important, to forgive and to ask for forgiveness. Yibukiro niho tujya dukunda gutinda twibaza duti mbaho turabagomba kubabarira bigakorwa nta buryarya, turasaba imbabazi bikorwa nta buryarya kandi tugira n'impuhwe. Ahangaha niho bakomerera abantu, nyamara kandi ni ukuri iyo yagize hari ubuti ndababariye kandi niyemeje kugira impuhwe, wigirira amahoro. Icyo gihe shitani ntayakundi ntishobora no kubona aho guhera, kuko iba yabibonye ko usigaye wababariye kandi wagize impuhwe, wasabye imbabazi kandi wagize impuhwe. Ariko niba ntacyo dukoze, kuko cya kimuga Yezu yabanje akivuga ati ibyaha byawe urabibabariwe. Ngaho rero dufata ibyemezo byo kubabarira no gusaba n'imbabazi, nta buryarya, turangwe n'impuhwe. Hari umuntu utaryamiraga imisaya yombi, kuko yamuryaga ntiyashobora kuryamira imisaya yombi, umutwe w'imisaya yombi urakize. Jesus is healing migraine of two sides. You could not sleep on side because of migraine. You were always laying on your back. You are now healed. There is someone who has made accident and his back head has been injured, and you are suffering and you lost your memory. You are now healed.
umuntu wakoze agisida akakubita agatwi k'inyuma